Guys, nagira ngo mbere ko dutangira video y'uyu munsi nagusobanze mu vino beat. Turi abanyarwanda twinwe ingengabitekerezo ya jenoside. Mbere yuko ukora beats, impamvu nateguye no somo nuko abantu benshi bakunze gukoresha instrumentali z'abandi cyangwa beats z'abandi, ugasanga rimwe na rimwe abaye copyright n'umuntu aratanze uburenganzira bwo gukoresha ya beat, nyuma akaza kwisubira baraguha copyright babe banagufungira channel yawe. Rero ngiye gukora ukuntu wakora instrumental beat cyangwa ukaba wanafungura YouTube channel izagicisho instrumental beat. Ndakeka muri video yabanje nabigisha ukuntu wakora washyira audio kuri YouTube. Nk'urugero ino hari abantu benshi babuze content, ariko ngiye gukora ukuntu wakifasha AI ndetse ukajya ukora ama beat ukaba wayigurisha nawe ku rubuga rwa YouTube ukagira nka content. Nk'urugero nk'iyi Cypress beat abantu benshi murayizi, ikora ama instrumental gusa cyangwa ama beat, kandi abona ko ari imaze kugera ahantu kure cyane. Rero kadutangire step by step no kandi ko video zayo zirebwa. Vuga ngo mbere na mbere gukora beat tugiye kwifashisha ChatGPT nka AI kuturifasha n'indi AI yitwa Suno AI. Media TV sharigeze kugeza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Kadutangire ntabwo bisaba ko wariza gutyo, gusaba no kureba videos kugeza irangiye, gusaba kandi subscribe kandi nugira ikibazo nibagirwe gutanga comment. Kadutangire step by step. Nuza kwibaza uko wakora beat, ndazigushyigira muri message muri comment prompt ya beat waheraho ukora beat. Katangiye step by step. Nizere ko wabanje gutekereza beat ugiye gukora, ubwoko bwayo, uko irabimeze, niba sad, niba iri emotion, nyine ibintu byose ugomba kubanza kubitekereza. Kuvuga ngo tugiye kwifashisha ChatGPT. Uzafungura ChatGPT nurangiza wandikemo like wenda ngi nayibwiye ati nshakira prompt ya beat ya Afrobeat ituje kandi emotion iri hejuru ya BPM 100, ukoresha piano, drum na bass, maze ikorwe n'umuproducer wabigize umwuga, ibe ari ku rwego rwa studio kandi ishobora gukoreshwa muri AI. Kuvuga ngo hano ngi ndashaka kinkorera nyine inkorera beat ya Afrobeat. Yes, uzayohereza gukiza tegwa ino prompt rero niyo uzakopia like this, yeah, uzayikopia gutya, nurangiza ugende umara kuyikopia kananase copy. Ubwo ngubwo iyi ni fast umaze kubona. None prompt turaza guha AI. None tugiye gukoresha Suno AI turebe none ko naza gukora ino beat nuko bakora Suno AI ikora a beat. Ako kangwere kundi buryo none ushobora kwibwa ati enda ati negurira ya prompt ya wenda prompt ya wenda drill atuye wenda afro drill. Okay, nyine iwo bitewe nyine ninuza ngiye nkore negurira prompt ya rap. Okay, nyine wenda sad babaye sad beat, sad rap, emotion yujuje byose niyo muri studio. Ya niyakozwe na produce.
ubu ni uburyo nyine mbabwiye bworoshye ushobora gukoresha ndetse nawe ikabasha kuba yagukora nyine beat. Wenda ushobora kuvuga ati beat wenda ijyanye no kwibuka, beat ya background wenda yo gukoresha muri video z'ikoranabuhanga, beat ijyanye na video zo kwirukanka. Ushobora kwibwira nyine gutyo ibintu byinshi bigiye bitandukana ko izahita iguha beat ya, nurangiza uzahita uyikopiya. Yes, numara kuyikopiya ubwo nyine wamaze kuyikopiya. Galungire reka tuyikopiye, ni wamaze kuyikopiya. No tuzasohokamo hano tugiye kuri Chrome ya ngo uzafungura browser yose waba ukoresha, yaba ari Opera yaba ari Chrome, gusa ngiye kwifashisha Chrome. Ariko ushaka wana downloading application ya Suno AI kuri App Store cyangwa Play Store ya. Noneho hano ngiye gufungura Suno AI, ndabikeka nabigisha ukuntu wafungura wakora indirimbo kuri Suno AI ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ndetse unakoresha ijwi ryawe. Niba utarabibona unyandikire muri comments, kandi ubanareba no kuri no channel waza ukazisanga. Ni ukuvuga ngo tuzayifungura no tugiye gukora no munsi, tugiye gukora hamwe ukuntu wakora beat kandi ya profession nk'umunyamwuga. Guys, niba utarebye uko wafungura Suno AI nyandikire muri comment cyangwa urebe mu video ari kuri no channel cyangwa hano hejuru kuri video uraza kubona ukuntu wafungura Suno AI. Nurangiza twamaze gufungura Suno AI guys, ngo hano tuzajya nyine hano kuri Suno AI. None mu gihe wifunguza twane kuri kano kantu ko hagati kari akantu k'umuhondo. Yes, tugiye kureba noneho ukuntu wakora beat. Ntabwo tuje gukora noneho indirimbo, tugiye kureba hamwe ukuntu wakora beat guys, ku buryo wazigurisha ku rubuga rwa YouTube ukazikuramo amafaranga menshi agiye atandukanye, kandi na copyright cyangwa ukabasha kuba wajya uzikoresha muri video yawe mu buryo bwo kwirinda ibihano bya YouTube ndetse n'ibyanga YouTube warning cyangwa strike. Kuko hari abantu benshi, nanjye byambayeho, nakunze gukoresha amabiti y'abandi, nyuma umuntu akaza kurisha uburyo bwo nyine bwa Creative Commons bagahita baguha strike, channel ikaba yasibwa. Hano ifunguye hano hantu hari uburyo burigiye butandukanye. Nabwiye ko hano hambere nigiye hari lyrics nigije gukoraho indirimbo, none tuje gukora beat. Yes, nizere ko wakanda subscribe, like ndetse na comment. Mwibutsa ko iyi Simbi Media TV yakugeze biganwa nitwa Shyaka Achille. Uzono tujye gukora beat. Uzaza hano hakabira ndetse style, uzirengagiza hambere ndetse lyrics, uza kabira ndetse style, nangiza ukopiyemo ya instrument ya, ufatemo ukopiyemo ya prompt twakuye kuri ChatGPT. Wangiza hano wenda kugira ngo byibuke song title wazo ugashyiraho wenda izina nyine kugira ngo uze kubyibuka. Nurangiza twananditse creative wakande gutya. Guys, nizere ko kan subscribe, nizere ko wakanda subscribe, kandi niba ari video wifuza ko twaza gukorera ubutaha ntukagenda utabitubwiye, kuko niyo mpamvu tuba turi hano tugezeho gatoya kugira ngo badukorere ya beat. Guys, mwibutse gukanda subscribe, like ndetse na comment, kandi kidasobanukiwe ukinyandikira muri comment. Batangiye kudukorera ya beat, kadutegereze wenda katujye kongera twaye badukorera, dushyiremo badukore na ya beat indi ya mbere nakoze yindi nyine ngiye nshaka. Subscribe ndetse niba ari ikindi kibazo ufite unyandikira muri comment, kandi nanone niba icyo utasobanukiwe guys ntukagende utambwiye, kuko niyo mpamvu tuba turi hano tubagenda tubagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Simbi Media ni igisubizo cy'abantu benshi bibaza byinshi, tugenda tubafasha buri kantu kose cyose ugera kuri telefone. Ntabwo gusa ko wariza gutyo bigusaba no kujya ureba videos kugeza irangiye. Ihangane, video ishobora kuza kuba ndende, ariko ibaye ndende ariko ukabasha gusobanukirwa nta kibazo. Aho kugira ngo mbabwire ibintu nirukanka, ntago ari byo, kiza no kubaha ibintu kandi bisobanutse. Tugeze beat yacu twumve ukuntu bayidukoreye.
guys kuko ngo beat badukoreye ndayibasigiremo umve ukuntu imeze. Ariko iyo umaze kuyikora uraza ugakanda kuri kano kantu kari hano ku ruhande kaza kamanuka kazanitse download, kaza kazanitse MPC audio. Ndikwereka ukuntu nyine washyira kuri telefone yawe guys. Baguha beat ebyiri ukihitiramo wowe iyo ushaka. Ukazana MP3 ukazanitse download. Ngo ino beat zatangira kwidownloadinga ijye kuri telefone yawe maze ugende uyitegure maze nkuko nakwisha kwashyira kuri audio kuri wategura nyine video ya beat kwashyira ku rubuga rwa YouTube. Ndagushimiye twabanye muri video. Niba ntacyo bitwaye kandi subscribe ndetse reka twumve ya beat tumaze gukora. Bye bye, tuzatubonane ubutaha.